Mata. Yo. Bimeze gute? Mata sava? Onsoza. Bimeze bite? Amakuru si. Mata ndashaka kunjyana Great Hotel hariya mu Kiyovu. Nshaka kunjyana Great mu Kiyovu niho nshaka kujya. Niho nshaka kujya? Mbaje kuri mwese. Thank you. Nangahise Mata? Hariya se. Ntabwo icyatanu ugenda? Yego. Ntabwo icyatanu uri bunjyane? Okay. Mvase wikiwe. Iki se? Wowe wajya ugenda gahoro umuntu. Aje wowe ubona bitakomeye koko. Agira moto ku ruhande tuvugane. Ubona. Umva se, ngwino ndikubise wowe. Umva. Urashaka iki? Se wowe kuba wiruka. Urashaka iki? Kuba wiruka nakwe. Ngira nyine icyo ushaka. Urabona icyatanu atari make cyangwa? Urashaka kurumara se? Ahantu umuntu yandira bitatu uri gutanga icyatanu gutuma wowe. Okay. Ukuntu uri kaza n'ukuri kw'Imana. Urakoze. Ngaho ntwarira ubuntu nimba ubona ndibizi. Ntwarira ubuntu. Nagutwara ari. Umva ngaho hagarara tukana. Se kuri rwiruka. Tuvugane ibiki? Ntabwo bikureba. Nose kuri ikibazo no kuri kwiruka. Not your business. Mama Yesu we. Tutagera ko mu binyabazungu kandi ntabwo ngiye umuzungu ntabwo ngize. Umva se. Umva ariko hajya uhagara kugira hakino. Mabuja Yesu we. Urashaka iki? Twumvikana iki? Ni cyatanu nimba utakenera. Mata. Ntawe uduhari. Uriya uri kuza gwino ntwari. Nongeye no kunkora. Ase urashaka iki? Bakundose. Oya ntabwo ari gukunda ikibazo nawe ntabwo uri kumva si ikibazo wabaye. Ushaka iki se? Ngabase kumagara. Tuhagarane wowe urabona nawe. Tuganire. Iki buryo nahagarana nawe. Ibyo mfite urabizi mama. Ushaka iki se ubundi? Urashaka iki? Nshaka kujya Great nyine ndagutwara. Nakubwiye ko ari icyatanu. Nimba utabyemera singa amatike. None se ubundi muntu ashatse kugishije ukuri kwawe n'ukuntu ugaragara. Urashaka iki? Ushaka gukora he? Ushaka iki? Gutwara byonyine. Ngaho mfite ntabwo tugiye nshaka kugendana nawe. Kubera iki? Nawe ushaka kugendana nawe. Nukuri kumana nagutwara neza. Wagiye vuba ko ugiye kureba ya Didi. Umbaze mubwiye. Nimba ari ibyo bibiri zana kasike tugende. Zana kasike tugende nimba ari ibyo bibiri ndabigura. Mbese birakureba. Ibyo birakureba. Mabuja bari nabyiza kumenya ahantu umuntu aba agiye. Zana kasike tugende ibyo bibiri ndabigura ariko ugabanye wumva. Umva mubwiriza. Si ikibazo yawe no kuba wiba. Si ikibazo ufite. Urashaka iki? Uriya muntu ujya kureba rega ntamubora turahagaze. Se none. Wereka cyane amatumye. Ariko ngana ho gato ubundi no kuvugana umuntu yicaye kuri moto bigera ngo bikanarangira umuntu. Uvuga utankora. Kwaje ibiki? Ubonye ngiye nigurisha. Njye ndagomba kugurisha amabusha. Kwaje ni ibiki n'ibiki? Nyine ndikubaza. Ntabwo giye harimo amafaranga mugana. Ibyo birakureba. Cyenda kasitanga. Ibyo birakureba. Ndikubona. Aho uheruka koga ryari? Uheruka koga ryari? Uzi ko mukunda guma? Byaga paru. Mbaze. Hasiba cyane kuba wiruka. Ntunkoreho. Urashaka iki? Tuganire iki? Ubonye ndi umujyanama w'ubuzima. Ibiki? Yonye ni. Njye ntabwo bikureba. Kandi ikindi nongere kunkurikira, nongere kunkoraho uri kumva ntabwo ufite ubushobozi bwo kunkoraho uri kumva kandi ikindi kintu ntiwongere kuvuga mu gihe utarafata uburoso mu biborosi. None se ubwo urageze? Ushaka iki? Ushaka iki? Umva se. Iki? Garuka ariko tuvugane. Mbwira nyine ikintu ushaka. Ni ukuri kw'Imana ndagushimisha. Uranshimisha mu biki? Umva se. Wowe ufite amafaranga 500. 500? Yezu we, 500. Ufite 500. Niyo ushaka? Uburyo twavugana winkoraho. Urayafite?
wowe ufite angahe wowe utarujya n'igiceri cy'icumi momo yawe ihagaze angahe? ntabwo umva nkubwiza ukuri umva se garuka ariko tuvugane ushaka 500 ibihumbi 500 bivuga ntabwo ari 500 igiceri cy'ijana. uwo muntu rero yaragiye kuguha urashaka iki? niyo yaragiye kuguha ibyo ntabwo bikureba. none se sibyo ari kuvuga 500 ngo aya kamiliyoni ntabwo tubagira se aho niwe waje miliyoni ni ukuri kw'Imana miliyoni tujya mu rugo nyine ari ahantu ndabona imvura igiye no kugwa hari ahantu burya kuba tujya mu rugo nyine ubona ahantu hagiye miliyoni urazifite se? none se ari mu rugo no kujya mu rugo tujye iwanjye miliyoni urayifite wabayemo avanse mbwira nimero yawe muri umuntu kuri kw'Imana ndayatanga yezu we na telefone nawe byanze n'ukuri sure ejo kuri kw'Imana 500 ugiye kudashaho direct mana we yishyiramo rwanda kugira ngo agere ku mbeshyi buri munsi uba hari umva buri munsi nta nubwo njyewe niga nta nubwo niga pe ndanibana muri geto uba hehe hano hepfo ushaka uri mwiza no kuri kw'Imana umva nanjye ndabizi ko ndi mwiza niyo mpamvu uba niyambitse gutya wow ijoro ryose saa sita z'ijoro umva twihute cara kuri moto andi nitugera urahita uyashiraho ni ukuri kw'Imana ni ukuri sinakubeshya impamvu uje umva tugenda urankura aho twageze baba we rekera kari rekera matu uhagaze banze ibyo kunyara nari mpfuye rega nawe wabikoze cyane urakabya mwana we gusa sha umeze neza umva miliyoni rega ntabwo ari amafaranga make dore nashye mu gitondo noneho mu rugo barahanyesha umuntu wakubyaye kabisa yajyanye umwana umura na mama ntabwo ari muzima uzagaruka ryari igihe cyose ushaka uzambwire ntabwo ari ukunye simbaho urukumbu nawacu Utakubona birakanyagwa amaso ahora ashaka kukureba irangare ngwino kurebe irangare hariho ikiraya mama aranyica nyine nahitaye heza aranyica suda bese iki kuko mana
umujugujugu uransetsa oh nyirangare utashaka ukulu wejugunya biranze navuze ko misha ndi butahe kare nyirangare nyirangare oh nyirangare nyirangare oh nyirangare kutakubona birakanyagwa amaso ahora imba iranyishe ntabwo uzi ko nta mupira najyanye kandi ahantu nari nzi imvura yari iri nshanye ngo kumbabara nawe nambaraga uretse gatara k'ibyo kumbwira ngo mvuteho ereka ushaka igize icyo gishabazi cyanjye ntabwo wabyugiye none se hari ikibazo sinyigarura imba iranyishe nyuma irakwishe yakuzana umupira washyize hano uwuhe mupira umupira wahishe ahangaha ntabwo ari wowe wagiye wampa uyu mupira ntabwo ari wowe wagiye reka reka wagiye wambaye nagiye nambaye wagiye wambaye ibikwambuye byose none imbere imbere